Yego murakoze cyane bene data duhure muri iki kiganiro. Iyi ni Two Brothers Official. Uno munsi bampaye kugira gukoresha kino kiganiro, turi kumwe n'abatumirwa batangira bigira. Ngewe nk'uko muzi kuri kamera zacu nitwa Rwanda Eric. Batangira uburyo butwegera. Nanjye amazina yanjye nitwa Muyambere Alexis, nkaba ndi umukozi w'Imana. Murakoze cyane kudutumira muri iki kiganiro. Murakoze, amazina nitwa Rukabya Patrick, nkaba nkora umurimo w'Imana kuri iki kinyamakuru cya Two Brothers Official. Murakoze cyane bene data kutwibwira. Keka bamwe muri twebwe barabazi cyane, twavutse kenshi muri iki kinyamakuru cyangwa se muri izi mboni za televiziyo yacu. Rero uno munsi dufite insanganyamatsiko dushaka kuganiraho. Ubundi ikiganiro kiraza kuba cyo guhererekanya amagambo. Dufite topiki ariko iza kugira ibice bishamikiyeho cyangwa se utubazo tugenda twibaza. Insanganyamatsiko yacu y'uno munsi irabaza ni ikibazo twibajije tugitegura kugira ngo abantu benshi bahora bakibaza. Turashaka uno munsi kugira ngo tugire icyo tukivugaho nka Two Brothers Official. Insanganyamatsiko yacu y'uno munsi iravuga ngo ese itorero mu by'ukuri ko rirategura umugeni wa Kristo, cyangwa se itorero ry'ubu rishingiye ku nyungu z'abantu ku giti cyabo. Rero kaze twasaba abadukurikiye baze kugira comment, baze kugira share nyuma y'iki kiganiro. Murakoze cyane. Reka dutangire na mwene data umuvugabutumwa hano atubwire uko yumva iyi topic y'uyu munsi. Murakoze cyane. Murakoze cyane kandi turabashimira ko mwabashe kudutumira. Rwose iyi ngingo mwazanye kugira ngo tuganireho ku bijanye no gutegura itorero, gutegura umugeni wa Kristo muri iki gihe. Mu by'ukuri njyewe ku giti cyanjye uko mbyumva n'uko mbibona birahabanye cyane ugereranyije kureba abakristu muri iki gihe ni bakeya cyane, kuko ubukristo navuga ngo ni indangagaciro ziranga umuntu wamenye Imana kandi zitararikiye cyangwa se zidashingiye ku nyungu iyo ari yo yose. Biterwa n'uko umuntu yakiriye agakiza. Murabizi uko umuntu aravuka, yamara kuvuka agakurira mu ikanisa. Twese uko twagiye dukura, tuba muri Sunday school, wava muri Sunday school ukagera mu rwego rwo kubatizwa. Wamara kubatizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukabatizwa mu mazi menshi. Ni ukuvuga ngo ico gihe uba watangiye urugenzi rw'agakiza, kuko agakiza kaba kamaze already kwinjira mu mutima wawe. Ariko itorero muri iki gihe jewe mbona ahubwo rica intege, ridaha reference nziza cyangwa se indero nziza ku mugeni wa Kristo. Kuko ku giti cyanje kuko mbibona, ubu politike y'amareta n'ibindi n'intambara zigenda ziba hirya no hino nizo nkeya ukurikije n'intambara zitoto. Kubw'iyo mpamvu nkabona ibyo ngibyo nibyo bituma agakiza ari na wa mukristo tuhaye turera ari byo bituma abantu benshi basubira. Usanga ahantu ku musozi cyangwa se mu karere haratangije itorero, ariko mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ugasanga havutse amatorero
menshi udashobora kuba, kandi ayo yose ubundi iyo umuntu yatekerezaga kujara itorero, ubundi itorero ntabwo rifungurwa, ahubwo itorero rirabyara. Iyo umuntu yamaraga kwakira agakiza, itorero rikabona yuko afite uwo muhamagaro wo kuba yatangira itorero cyangwa se yabyarwa, baragenda bakakujana bakakubwira ati uraje hariya hantu, ufite Bibiliya, ijambo ry'Imana, ufite ubutumwa, twabonye ufite n'izo mbuto z'agakiza, genda ujare utujarire abakristo aribo bana bawe. Ariko itorero muri iki gihe, umuntu ari mu kugenda ugasanga itorero, ahubwo muri rya torero yakuriyemo hakabamwo amagurupe, hakabamwo ibice. Ugasanga umwe ashigikiye pasiteri, uwundi ashigikiye mwarimu, uwundi ashigikiye wenda umuyumbe runaka. Icyo gihe itorero ntabwo riba rikiri itorero, navuga ngo ni nka kurya kw'igihugu kirimo imitwe myinshi itakicemera leta. Ni ukuvuga ngo itorero hagati aho riba ryangiritse kandi riba ritanze isura itari nziza. Kabona kugira ngo tubone umugeni wa Kristo muri iki gihe tumukuye mu itorero biragoye cyane. Murakoze. Yego, urakoze mwene data. Ndumva ikiganiro cy'uno munsi kiza kuryoha cyane. Nagira ngo ngaruke ku bintu bibiri uvuze taraheza mwene data nawe ijambo. Waruvuze indangagaciro na kirazira z'umukristo. Tubwira nka zingahe? Mwabaye ruguru muzi indangagaciro z'abasaza bacu. Ubundi hari indangagaciro hakaba n'ubufura. Ese izo ndangagaciro na kirazira z'umukristo n'ubufura biza bihura gute? Imfura aba ari umukristo aba ari imfura. Duheza umuco hagati aho mbere yuko twumva mwene data nawe amahoni yiwe. Murakoze cyane. Iki kiganiro ni ikiganiro cyiza. Ndatekereza yuko abakunzi bacu baraza gukuramo amasomo meza kandi ari n'ibintu bibubaka. Ubundi icyo navuga, indangagaciro n'ubukristu cyangwa se n'ubufura ni amahasha, ni ibintu bivukana bikorana, ku buryo iri iwacu kera imfura n'umukristo wabonaga bishaka kubalansinga. Ariko bitandukanye cyane n'iki gihe. Jewe no kubwira ngo ku giti canje ubunye, aho kugira ngo mvuge ngo nubahe cyane umukristo, no kubaha umuntu w'imfura. Kuko umuntu w'imfura, ijambo rya mbere, azatinya guhemuka, avuga ati umuryango, inshuti nizumva nakoze iki kintu, umuryango niwumva, itorero niryumva, ugasanga ibyo bintu biramufasha cyane kuba yagira gute, yakwigengesera. Ariko ubu nyine kuvuga ngo umuntu w'umukristo, ubu abantu ntibanyamwigendaho, abantu ni ibyigenge mu by'ukuri, namwe musigaye mu. Ariko iri iwacu umushumba yagaze abwira umukristo, ntibyari binemewe ko umukristo yakwiha ububasha bwo kuba yaja kuri podium akaja kwaka umushumba microphone cyangwa akijija, cyangwa umushumba akamubwira ngo icara turaza kuguha umwanya. Barandikaga bakanasaba, cyangwa se akanaza akaja kwa pastor akamubwira ati ucumwe ndifuza ko wazampa ijambo. Ariko muri iki gihe abantu ni ibyigenge. Nimba wanze, nimba utanyakiriye hano ningeri wawe, ejo nzirubura kwa naka kandi naho bazanakira bampeze ijambo. Swate aravuga ati mfite impano runaka, nzi kuririmba, nisohoka ikanisa riragira ibibazo, cyangwa se nzi gusirimba. Ugasanga ibyo bintu kubera izo faiblesse z'itorero rya none ritarera abakristo neza, ridategura umugeni, ritanategura n'umugeni. Kandi noneho ni ukuvuga ngo umugeni
azareba itorero uko rimeze, uko ryubakiza, uko rigenda. Ntabwo umugeni yaba mu itorero ririmo intonganya ryicara amanama buri munsi y'abantu bahaye baryana basubiranamo, hanyuma mubwire uwo mugeni wazagira disipurine. Navuga ngo umugeni wa none cyangwa se umukristo wa none ni nka kurya umwana mutoya. Kera twiga muri murambabarira cyane muri pedagogy, bagaza bagereranya umwana bakavuga ngo ni nka kurya umwana ni nk'imeza. Donc urategura ibyo uteguye ku meza, ushira ku meza, nibyo umwana arya, kandi ni nabyo bimurera, ni nabwo burere afata. Rero biragoye. Itorero ry'umunsi wa none birasaba akazi kenshi, biraza gusaba abakozi b'Imana, abashumba, kugira ngo duhindure iyo ndorerwamo dufite. Biraza kudusaba imbaraga nyinshi hamwe n'amasengesho, ariko muri byose hamwe no gusenga Imana izadufasha. Ariko itorero ry'umunsi wa none ririmo ibibazo bikomeye cyane, kandi mbona ari ryo riyafekita abantu kugira ngo batarushaho gukomera mu buryo bw'umwuka cyangwa se bwo gutegura umugeni, mbese n'abandi no gukizwa kugira ngo ubutumwa bugere kuri wese cyane rwose. Murakoze cyane. kugira ngo abadukurikirana barumvise indangagaciro hamwe cyangwa se indangagaciro n'ubufura ni amahasha. Ni amahasha ntuwo umukristo utari inyangamugayo. Umukristo wese agomba kuba ari inyangamugayo, kandi inyangamugayo ni umukristo mu yandi magambo make. Reka tuhakire mwene data twakumiganya ijambo, ariko wihangane. Rero insanganyamatsiko yacu wayumvise, reka nisubiremo. Ashobora kuba ari umuntu ufunguye ikibazo cyiwe cyane ubu nyine. Insanganyamatsiko yacu iravuga ngo ese itorero mu by'ukuri ko rirategura umugeni wa Kristo ni ikibazo, cyangwa se itorero ry'ubu rishingiye ku nyungu z'abantu ku giti cyabo? Ngiyo insanganyamatsiko yacu y'uno munsi. Rero nawe tubwire mu ncamake uko byumva, tutarinjira mu bibazo bishamikiye kuri iki kintu. Murakoze cyane ko mu mwanya nanje icyo mvuga kuri iyi topike, ariko nje ndi kumva twari kubanza tukavuga hejuru y'agakiza. Agakiza ni iki? Umuntu wakiriye agakiza ameze gute? Ese kwanza kwa mbere umuntu uregwa mu itorero yarakijijwe? Ubundi gukizwa ni ukwakira Yesu nk'umukiza wawe mu buzima bwawe. Uko niko gukizwa. Noneho aho ngaho musa nk'aho mwahereye, ni nk'umwana kuvuka, yarangiza kuvuka wa mwana agatangira gukura, yarangiza gukura akaja nko ku ishuri. Yaje nko ku ishuri niho nk'aho mwahereye. Ariko kuvuga ngo dutegure umugeni wa Kristo, twari guhera hasi, niko ndi kubyumva, kugira ngo tugende turebe se uyu nuregwaga cyangwa nutegurwa nuwagize intambwe atera ku giti cyiwe. Je ngomba uko mbibona no igihe umuntu yakijijwe, yego, wateye intambwe yo gukizwa, ukava ati nemeye Kristo nk'umukiza nk'ubugingo bwanje. Uko niko kwemera. Naho bino bindi muri kuvuga ngo agakiza n'ubufura ngo namahasha, ni ibintu nje bitandukanye ndashobora guhuza nubwo byogenda bite. Ku Mana cyangwa se kuri Kristo Yesu, umuntu uri kuja mu ijuru cyangwa se umuntu uri gutegurwa ubu nyine uri kuregwa mu itorero uri kuja mu ijuru, nuwarangije gukonfesa akavuga ati nemeye Yesu Kristo nk'umukiza mu bugingo bwanje. Aho uri ni nkaho uri ukatisha itike. Urumva ni qualification, yani ni qualification ubonye yo kwinjira mu bwami bw'Imana. Niyo tike. Wemeye gusa Yesu kari umukiza mu bugingo bwawe, ubwo nibwo Kristo nawo umuntu uri kuzaja mu ijuru. Rero ugatangira kuregwa, wigishwa gukora, wenda ibyo mvuze gukora ni ugukorera Imana mu rusengero, utanga icya 10,
kubaka itorero n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye mu itorero. Ariko ubukristo butandukanye n'ubufura. Ubufura rega, ese ubundi ubufura ni si imirimo myiza? Si wa muntu ruguru wari ufite nk'inka nyinshi ku rugero akakugabira inka, cyangwa se ni umugabo ufata abapfakazi mu muhanda akavuga ati nzatanga ikimasa ugenda uhingisha, sibyo? akagira umupfakazi utari n'umwana, cyangwa ugafasha undi muntu gusa bisanzwe ko bakugabiye inka kugize gute. Iyo nicyo bita reward, iyo ni imirimo. ariko hagati aho kuvuga ngo ufashe inka uyihaye umupfakazi, iryo ni ishaka. Yego ni ishaka. Ariko ushobora gufata inka ukayitanga ariko utari imfura. Ubufura ubundi ubufura ni umuntu uba ufite uburere kandi udashobora guhemuka. Reka nguhereze urugero uyu munsi wa none. Wenda turasengana nawe tubana mu kanisa kandi twakiriye agakiza, twakiriye Yesu umwami n'umukiza. Ariko ubu hari abakristo uzi nanje nzi bakiriye Yesu umwami n'umukiza, uwo muha ifaranga ngo azijane Bugande ukamuha nk'idolari tuvuge 300 tusinze, ukavuga ati ifaranga ziragiye. Kandi kagakiza yaratuye yavuze ko Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Ariko hari abagabo b'imfura tuzi. Ndaguha nk'urugero iwacu, kubera ko twagiye tugira ibibazo bikomeye iri iwacu, twahuye n'intambara, imihanda irasenyuka n'amatorero, hari inkunga nyinshi zigenda zija iriya. Ntabwo bavuga ngo abantu ngo ninde muntu baja kureba, iyo bagiye kureba ntibaza baja kuba ngo nimurebe ngo umuntu wakiriye ngo Yesu ngo n'umwami ngo n'umukiza. No, ntabwo ariko bigenda. Ahubwo baravuga ati se ninde mugabo w'inyangamuga twofata kohereza ubutumwa kabwiza muri baba abenshi tubona sabo twita abashumba cyangwa abakristo. Nabaki nabagabo biki babizeye bifura b'inyangamuga. Mu by'ukuri icyo nashatse kuvuga utamwumvishije neza, ubufura bwa kera, umugabo w'imfura wa kera yari umugabo watumaga haba mu bibazo bijanye n'umuryango cyangwa bijanye n'itorero. Reka nkwereke iri iwacu abe n'igihugu, iri iwacu naho ibi bibazo z'amatorero zagiye bibaho, kutumvikana mu itorero, mwuka mubi tubeho, zagiye bibaho kera. Ariko bafataga abagabo b'imfura n'inyangamuga bakicara bakavuga ati wewe hano urarenganya. Ariko hari abakristo benshi kandi tuzi ngo bari mu kurenganya, kandi bayoboye amatorero, bayoboye za ministeri, ari abagabo b'icubahiro ubona, ariko muje bagahemuka. Nimba mwagiranye na mugenzi wawe amasezerano mukavuga ngo yewe ni wowe uraho ngaho ngira itorero ndariguhaye riyobora, cyangwa se fashiriza abapfakazi barimo, ugasanga ahubwo karafata abana biwe akaba aribo yishuye abana b'abapfakazi ko baragenda ku mihanda nta kintu bafite. None ubwo wovuga ngo neje agahindura rogo y'ikanisa akayigira ibyo gabyo twobivugaga, ibyo nibyo byeze n'ibigori byeze. Kandi bano bageni tugomba gutegura babona ibyo ngibyo, niko nabo bigenza uko bashaka, niko baba. Ntabwo topic yacu ese abayobozi ko barayobora gute izi ntambwe, ko barazibera intangarugero, ko barazereka amahame ya gikristo, cyangwa se bafite ibindi bahugiyeho byabo ku giti cyabo, ntibahugiye gutegura umugeni wa Kristo. Mu by'ukuri nk'uko wayivuga, yego abayobozi bacu b'amatorero yacu turabashimira kandi turabubaha, bateruye interuro neza, ariko ngo bagere mu kibuga ibintu birananira. Nibasubira inyuma
bagerageze kurebera hamwe uburyo itorero yakongera kugira indi sura nshasha. Muri make ibintu byabaye uruvangirite, hagiyemo bizinesi, hajamo ifaranga, hajamo inyungu, hajamo imiryango, hajamo n'umwuka urimo, ariko si mwinshi birimo, harimo umwuka. Kandi iyo tuvuze gutyo mu by'ukuri ntabwo ari abantu bose, ntabwo ari abashumba bose, hariho amatorero yose, ntabwo ari amatorero yose, ariko amenshi ku ijana niyo ari muri iyo. Kandi mu by'ukuri kuri ikintu cyose kirabyara. Umwuka mwiza ubyara umwuka mwiza, umwuka mubi ukabyara umwuka. Ntiwombwira ngo uciye mu ikanisa ko murategera ufashe itorero ririmo abana batoya, ririmo abantu bari bakundanye, ririmo abantu basabanaga, uraje uciyemo nawe ujyana n'ijyawe uzagenda naryo bazaricamo. Burya ni ukuvuga ngo umwuka ni nk'urubyaro, ni rwa rubyaro ruzakomeza rumanuka, ahubwo ni ugusenga cyane, ntawe ubyifuza. Kandi nta kindi twakora ariko tugerageze kureba ibyo bintu, turebe umugeni abantu bahari bategura, cyangwa se ese nditeguye. Hari n'ikindi kintu jewe nabashije gutekereza nshobora kongeraho, murambabarira nafashe umwanya munini, ariko mu by'ukuri naje kureba, jewe naritegereje muri iki gihe ndavuga ngo ese ko abantu bose baririmye bahaye bavuga ngo turashaka Imana, ndavuga ngo ese abantu barayikunze Imana, ni ukwikunda? Ahubwo nja gusanga abantu benshi bakurikiye ibitangaza. Cyangwa ubwo niba Imana itankoreye iki gitangaza, nimba mpaye senga tuvuge ku rugero, ubu nguko ndasenga Imana ngo mve hano muri iki gihugu, niba Imana itanjanye hanze, ubwo tuvuga ngo Imana kera uko Imana yaje banyendeye. Ninde wababwiye ko abantu bose bazoja? Ikindi kigira kabiri, nza gusanga abantu benshi dufite bafite ubwoba bw'umuriro. Nico ntabwo ari ukuvuga ngo ni Imana bakunze, kandi umuntu wese ufite ubwoba bwo kuzosha akavuga ngo kubera ko hari nk'umuriro reka ndebe ko nojayo, Imana agasinjira. Imana izireba ibyina. Ahubwo icyo jewe nubwira umugeni wa Kristo uyu munsi nitore n'abantu bose tuhaye tuvugana kuri aya masaha, abantu usani yo gatoya nanje kuvuga sindubu, kandi naje sinogene, ariko ubundi wa mugani aba bemera ubu, aba bantu bemera ubuntu bakavuga ngo oya afata twije mu byaha, bakavuga ngo tuzoja mu ijuru kubw'ubuntu. Kavuga ati nyamara kuko tugize mu dukurikira mu ijuru kuri kw'Imana kuja mu ijuru sacrifice. Ese uyu mugeni wa none uyu munsi niherewe nje kugira, ese ndi umugeni? Yego. Kandi umutima w'umuntu urusha abandi bantu bose kukubwiza, uzamukubwira ngo uri umugeni cyangwa uri umugeni. Kandi muri iki gihe umutima ukakubwira ngo ni ukuvuga ngo uracafite umwanya wo kugira ngo ube witunganya Imana ikubaye. Ahasigaye jewe ndashaka kugira ngo abantu basure dutegure umugeni wa Kristo, twitegure twihane, twisubiremo, kwihanusha. Kandi reka mbabwire, kwihana si ukuja muri public nguje kuvuga ngo nakoze igica. Niba mu mutima wawe ni ukurekonesa intege nke zawe, ariko bitavuze nimba ari icyaha wakoreye mu ruhame, ugomba kuja hari imbere ugasaba imbabazi. Ariko icyaha wakoze mu rwihisho, ukumva aka kanya ukumva umutima wawe hari icyo ukubwiye, injira mu cyumba cyawe upfukame ubwire Imana ngo Mana mbabare, subire tangire ubugenzi kuko narutangiye. Murakoze cyane namwe. Arakoze. Sinzi uko mwaje hejuru y'ubuntu, genda cyari hajya umuntu ugomba gutegurwa kugira ngo
aje mu ijuru cyangwa umugeni wa Kristo Yesu ni umuntu warangije gutera intambwe ku giti ciwe, agatera intambwe yo gukizwa, yarangiza gukizwa agatangira rero kurerwa mu itorero kugira ngo azabashe gutsinda zino ntambara, bino bintu bibazo byose tugenda duhura nabyo, kugira ngo azabone ijuru. Ukomeje rero no ku hejuru y'ubuntu, ibi byose unana byose ari nk'urusheni rumwe, unana byose biri iyi topic irimo ibintu byinshi cyane, mu matopic, ariko kandi biraza kugira abo bifasha. Urashobora gufashwa n'ibi, undi agafashwa n'ibi, kuko audience yacu tifite ikibazo kimwe. Barashobora kuba bafite ikibazo ku buntu, barashobora bafite ikibazo uko baba bategura topic yacu ivuga, cyangwa se ikindi. Rero twe tuvuge abantu ba audience cyangwa se abantu badukurikira nibo bazafashwa n'ibyo. Wari ukomeje rero ku kibazo cy'ubuntu, njyewe hagati aho ngaho uko ngenda numva bita ari abantu ni abanyabuntu, je siko nza mbita, kuko umunyabuntu ni uwagira ubuntu na Kristo Yesu akaburekonesa, akavuga ati nagira ubuntu, naracunguwe. Ubundi ni ukuvuga ati ni ukuva ahantu, ni nko kurokoka, ni nk'uko intambara yoba kuri urugero ukarokoka, hari ikintu kijijwe aho ngaho. Nicyo rero na Yesu ukijijwe urupfu. Natwe rero Imana yatanze Yesu nk'umuti, urumva, kugira ngo, kuko already twari abanyabyaha, itanga Yesu nk'umuti kugira ngo turonke ubugingo bw'iteka, urumva. Rero nje mbona ari twe banyabuntu, twagira ubuntu bwa Kristo Yesu tukaburikonese kandi tukabukorera. Bwa buntu bwa Kristo Yesu bufite indangagaciro cyangwa se kirazira cyangwa intuza. Nimba warakijijwe n'ubuntu bwa Kristo Yesu, muri bwa buntu wagiriwe, ugomba kwitwaramo, ugomba gukora. Nimba ukoze icyaha ugomba kwihana, ukavuga ati Mana nihanye nagize gute. Ese ku rugero ubu nyine mbaho urugero, ushobora kumanuka hanga nkajagidura ahangaha, imvura ikagongeza ahangaha kuri iki kiraro, hagaruka. Ese uko nagiye nambaye rwa rukweto, ya myenda, ugondo rwanyuzuye, nagiye kuri za moto, ugondo ruranyuzuye, nzaza ngire nte? Uzaza wowe umese ya myenda. Sesa rero icyaremwe gisha muri Kristo Yesu, umuntu warangije kurekonesa bwa buntu bwa Kristo Yesu, nuko rero nubwo buzima aba mu buzima bwo guhora yiyejeje. N'abana bavuga ngo ni abanyabuntu, ahubwo nje mbita abahakanyi b'ubuntu bwa Kristo Yesu. Ikindi nakongera, nta muntu ugomba kukubwira ngo uri mu buntu. Nta muntu ukwiriye kukubwira ngo turi mu buntu. Twabwisanze, ahubwo abantu nibo babisobanura nabi, ngwibo ngo ni abanyabuntu. Oya, ubuntu twabwiriwe kera bataranabuvuga. Ubuntu bwo bwari busanzwe, yari papasi y'Imana, bwari buhari. Nyirabwo arahari, n'ubu arabutugirira buri munsi. Niwe utuma turiho, niwe utuma n'ibyo tugeraho n'uyu munsi wa none. Ntabwo ari uko twakiranutse, oya. Gusa hari icyo buriya buntu jewe mvuga bushobora kudufasha. Imana nyiri rukundo ni nayo nyiri buntu. Yego, murantegera neza. Rero aba bantu bavuga ngo ubuntu, ngo ni abanyabuntu, ngo twarababariwe kera, bari abantu nibo bahaye baburwanya. Mbita abahakanyi nibo baburwanya, kubera ko ubuntu Yesu yaraje aza kudupfira ku musaraba. Hari ikiguzi twatanze, hari icyo twatanze. Ni ukuvuga ngo rero ubwo buntu twabwisanzemo. Hanyuma rero tugomba kubwira abantu kwicara bitunganya imitima. Ese reka mbabwire, iyo ukoze icyaha nta mutima uzi ukubwira ngo ukoze icyaha, tuzumva cyane conscience. Aho kubera ko utazi ukubwira ngo hariho ubuntu. Nimba wize uzi ukubwira ngo wize.
wo kwirengagiza ukazambarira ikoti ukabisigira ariko umutima wako ni ukuvuga ngo iyo ukubwiye wa mutima uba ushaka kugira ngo wihane ugire gute ukizwe rero kandi uwo mutima uba kubakijwe no kubakijwe. nta muntu uri umutima nta muntu uzi utinya umutima ntiwotinya kubwira umukuru w'igihugu umutima ntiwonanirwa kubwira umuntu wese ugira nabi umutima uzi akabyirengagiza sibyo nicyo gituma uza wumva Bibiliya ivuga ngo n'inkota ikebera amugi yombi ntawe uzowanga kuryama ngo atarota ni ukuvuga ngo ntiwokwirengagiza ukuri wo guhisha abantu. Reka mbabwize ukuri n'ibi bintu muza mwumva abantu benshi bavuga ngo ni abarozi timuza muzumva kandi abarozi si ikinyoma bwabayeho kuva kera murambara kuba mbishize si ikinyoma ubu nyine ije mu kiganiro bamaze kubikura ahantu ndeba n'amaso bagifashije neza n'ubu hari ibindi reka mbabwire ukuntu bakigize bagikuye muri pampasi y'umwana yaragize barakata pampasi yari yambaye bayimwambura barakatamo imbere kinjiyemo bibaho Imana yo mu ijuru ibababarire nabo sibo kandi baza bavuga ngo abantu burya bagiye mu isi y'umwijima nubwo tubaye nk'aba deborodasije nta mitima baba imitima iba yarabaye akahebwe kurumva nicyo gituma none ngaho tekereza umuntu uragutega umwana w'umwijima mutoya nta cyaha yakoze ntacyo yamukoreye kibi ariko nk'uko aramwihora agende namba bafitanye ikibazo n'umubyeyi we ntagize umubyeyi ariko karatwora umwana yisange mu bitaro yisange ku nshinge yisange kuki bibaza ngo uburwayi ibyo ngibyo reka buriya kubaganira ni ukubaha imbaraga reka tubisuzugure baratsinzwe tuzabigarukaho iyo sije tuzayigarukaho reka dukomeze tureke gutaha gatoya nanjye nongera aho ngaho ejo bundi mperuka kuri Two Brothers Official mperuka kubwiriza hejuru y'agakiza ubundi agakiza Imana hari uruhare igira mu gakiza yego nabyise the process of salvation urumva ni processes y'agakiza ni ukuvuga process y'agakiza Imana niyo yateguye agakiza ifite ibintu byinshi tuvuga ngo ndangize none yateguye ku gakiza kayo Yesu Kristo nawe hari ibyo yaje kuzuza kugira ngo turonke twe kagakiza na Holy Spirit umwuka nawe uza gukomeza agakiza twahawe rero natwe ku giti cyacu hari ibyo tugomba kuzuza kugira ngo turonke kagakiza yego nagira ngo dukomeze nyine tubiganiraho hari ibibazo byinshi kuko mwabyumvishe kera twari dutandukiriye twari tugiye no ku bindi ariko hari ibyo ngiye nateguye nk'umunyamakuru ushaka kubaza abandi bane data kugira ngo tubashe kubyumva cyane ese ko tuvuga agakiza hari ijambo utabashe gushaka aho ryanditse ariko riravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uje kwa data atamujyana ese iri jambo ryari rikeneye kwandikwa muri Bibiliya ndasobanura impamvu ese abantu bapfuye imbere y'uko Yesu aza y'uko Yesu avuga y'uko Yesu avuka ese abo bantu yiba inzira yabo ibajyana ku Mana ese za mfura twavuga aba za nzira za ndangagaciro na za kirazira ese umubudisiti uzifite uw'Imana izamwirengagiza ngo ubwo atamenye Yesu ngako akandi kabazo nagira ngo twinjiremo tukavugeho ngaruka aho ngaho reka ntange urugero bavuga ko Eliya yazamuwe mu ijuru ari mu ijuru ariko ntiyaciye mu rupfu ntiyaciye muri Yesu si Yesu
ni nyuma imbere ya Yesu, ni imbere ya Yesu ariko yagiye mu ijuru, yaragiye mu ijuru. ubu ari mu ijuru. Ese iri jambo agakiza turi gukiza, turi gutegura umugeni wa Kristo, turi kwibaza ngo ese turi mu kuja gusenga kubera inyungu cyangwa turi mu gusenga kugira ngo tuzaje mu ijuru? Bibiliya nayo ikavuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawuja kwa data ntamujyana. Abasoma za Bibiliya barahazi, bazi kugira muri comment batubwira icyo cyanditswe aho cyanditse. Nanjye ninkibona uzacandika muri comment. Tegura rino ntuza sinabashije kukibona, ariko ni ikibazo cyaje. None tuganire kuri cyo. Abantu bakera bapfuye imbere y'uko Yesu aza, bataranyuze muri Yesu, ni gute bageze mu ijuru? Kuko tuvuze Eliya, tuvuze Enoki n'abandi tutazi we, ariko Bibiliya itubwira bo. Sasa uko nje mbyumva, ubundi utuzaniye aho amasezerano abiri. Isezerano rya kera, Old Testament, yari ifite ibyayigengaga, ibyagengaga isezerano rya kera. Kuko bajaga mu ijuru bitewe no kwizera kwabo. Ariko rero muri isezerano risha, rero Yesu Kristo niwe umuyoboro w'isezerano risha kugira ngo atugeze mu bwami bw'Imana. Naho hari uvuze mu isezerano risha ngo ba Eliya na ba Enoki bya kera, ba Eliya na ba Enoki bagiye mu ijuru badapfuye. Nibyo, bagiye mu ijuru badapfuye. Kuja mu ijuru badapfuye, umunsi itorero rizazamuka mu kirere, hazakorwamo ibintu bibiri. Itorero rizazamuka mu kirere ripimwe imirimo ryambara, nimara kwambara rimanuke ku musozi wa Mezeyituni rije kwima ingoma na Yesu Kristo y'imyaka igihumbi. Cya gihe rero Eliya na Enoki nibo bazaba bari mu isi, bazaza mu isi bigishe Isiraheli. Mwari muzi yuko abanyamahanga atari Abisiraheli, ni ukuvuga iwe umuntu udakizwa none ngo yizere Kristo azaje mu ijuru. Ni nko kuvuga ati ni kare pesaje kumwe twabyitaga kera, ni kare pesaje, ni second city. Ni ukwicara kandi twebwe abanyamahanga, Gentiles, abanyamahanga, tari antuza tubwira kuntuza hadezemisizo. Ariko ni ukuvuga twebwe dufite ubunyine gukizwa, ubunyine tukizera Kristo, ukizera Kristo ugakora iyo erega ubundi wizeye nta kuntu wabura imirimo wizera Kristo, kuko nimba wizeye ko kuri umukristo ntiwabura imirimo cyane kugira ngo incorporate aho ngaho. Iyo wizeye already uhita utegura aho uzoja, icyo gihugu uzoja, ugomba gutegura imirimo uzasanga. Wizeye ni ukuvuga ngo n'imirimo automatically ibibonetse. Wizeye imirimo ni ngombwa. Ese wundi wakizwa ukareka gufasha imfubyi? Tibishoboka. Wakizwa ukagira nabi? Nibyo bizo rero kankomezaho naringeze rero. Ni ukuvuga abanyamahanga rero iyo ntuza ntayo bafite. Umuntu udakizwa waje mu bwami bw'Imana nta yindi ntuza ategereje. Nuko bimeze rero. Abisiraheli ibo bagira andi mahirwe ya kabiri. Ni ukuvuga ngo rero itorero niruzamuka, abakijijwe cyangwa se bemeye Yesu Kristo. Uzi ubunyine Abisiraheli benshi ntibaremere na Yesu ko yaje, benshi urumva. None iyo bazagira babone nuko bintu bimeze bihana. Ba bantu rero batazamukanye n'itorero, kuko tuzazamukana n'itorero, niturangiza kuzamuka n'itorero duhure twese n'isezerano rya kera Aburahamu zose, tumanuke twime ingoma. Turangiza kwima ingoma rero bajya basigaye batizeye, bari bazakizwa n'amaraso yabo. Ni ukuvuga antikristo kera azaba yatangiye, atangire yica abantu, narangiza kwica abantu. Rero bano bazaba basigaye nibo Eliya na Enoki bazamanuka bavuye mu ijuru, baze bigishe ba bantu. Ibo bazaza mbere ya Yesu,
bazaza Yesu ya already itorero riri mu kirere urumva baze nibamara kuza batangire kwigisha ab'Abisiraheli batagiye ya myaka 3 n'igice bivuga noneho baze bigishe igihe c'amezi 42 nibarangiza kwigisha abantu nabo aho ngaho niho bazaza gupfira bapfe babone kuja mu ijuru. Rero kuja mu ijuru udapfuye ni nkaho nawe ico gihe bazaba bapfuye kugira ngo babone kuja mu ijuru badapfuye. Ico ni igitekerezo cyawe jewe mfite icyanje. Yego ngahe tubwira Mu by'ukuri ndasobanura uko mbyumva. Yego cyane cyane kurya umuntu ntabwo turimo tuvuga Eliya ngo ari we tugenderaho. Ubundi ubu turi mu gakiza gashasha, ni ukuvuga ngo turi abakizwa basha twagiriwe ubuntu na Yesu, aratwitangira aradupfira, turi bashasha, ariko turi mu gakiza. Ni ukuvuga ngo ibya kera jewe nshaka kuvuga nshaka gusobanura ubundi kuja mu ijuru. Ibyo kuja mu ijuru ni Imana, ni ibanga rikomeye yarariduhishe, tuzi ibiryo, ariko uko ijambo ry'Imana rivuga niko tugerageza, nibyo dusoma kandi twize. Ariko kwicara nkamenya ngo naka yagiye mu ijuru cyangwa se twese tuzoja mu ijuru, aho mba ngiye kuba umujije w'ahantu ntaragera. Jewe iyo ngeze aho ngaho inzangarukiraho, kandi nzakenera ngo buri muntu wese nuzoza ugeraho mu kuja mu ijuru n'ibanga ry'Imana. Ubundi jewe igihe nakuze, mu gihe cyose igihe nakuze mu myaka yanje nibwiraga ko ndazoba, niko ibitekerezo byambwiraga. Kandi hari n'abandi benshi wenda nk'urubyiruko, abantu batoya, iyo umuntu akivyiruka ufite amaraso ashushe, ufite imbaraga, wamoye amata, umeze neza, urabona papa hariya, mama hariya, ibi bikintu cyose kirahari, inkijana, sinakaza mbona ko ubwo ucavuga hama mbona ntaho gombi kavuga ngo abandi wenda bazopfa, ariko jewe wenda sinzapfa. Ariko kubera ko umuntu agenda akura, ugenda ugira ibitekerezo, ugenda ubona ibintu biba, nibwo naje kumenya ko umuntu ntaho ni generation kuri generation, ni ikintu. Rero ibintu byo kuja mu ijuru mu by'ukuri jewe nkabona titwobimenya, bizamenywa n'Imana. wa munsi w'imperuka w'urubanza udutegereje twese. Ariko nubwo dutegereje, dufite amahirwe yo kuwutegura neza, nico cyiza. Tugendera kuri Bibiliya mu Timoteyo wa 2:3-16 haravuga ngo muzahumetswe n'Imana. Rero Bibiliya ni ijambo ry'Imana, rifite indangagaciro, za kirazira, rifite inzira ikwereka, ndavugana nawe cyangwa se mudukurikiye. Bibiliya ifite inzira nziza izakugeza mu ijuru. Cyane cyane naje kopereta buriya abantu muri iki gihe, ndavuga ngo hariho ikintu caje cyo kutihana. Uwo kwihana virusi ni ikintu cateye abantu ntibakicihana. Buri muntu wese asigaye yumva yarema ingingo zimurengera. Mu by'ukuri twagira ngo buri muntu wese umutima ukomanze ukwiye kwihana, abantu bakagira umutima wo gusaba Imana imbabazi no kwihana no guca bugufi. Jewe mbona arico cyafasha buri muntu wese, waba uremerewe, waba ufite ikibazo gikomeye, ni ugusaba imbabazi, guca bugufi ugasaba imbabazi, Imana yiteguye kukubabarira. Yego, turaho ndagira ntange témoignage yambayeho, sinkunda kuvuga ku bandi, nari mbabwiye icyo nabonye mu kanya. Ibi byo kwihana, hari igihe umuntu aransindira asanze ahantu, ariko ntumwe inzoga. Rero byabaye ndi kumwe na madamu, aransindira amufundira nabi, noneho muri kumwe cyangwa aguhamagara, turi kumwe, yasanze ahantu twari twicaye,
aransindira pe, aratangira kumbwira amagambo arandura. Ejo bundi umwaka urangiye ku itariki 2 ari kuwa mbere, none si kuwa gatandatu, turahora arambwira ngo mbabarire ngo biriya byari iby'umwaka ushize. Umusinzi arihana mu muhanda aramagana, umbabarire rwose bwa bundi nagusindiye nawe ngize gute, none umbabarire kandi tubirikire uya mwaka warangiye, ubu nyine dutangire bishaka. None nigiye imbere pura n'undi mwene wabo bakunda gusangira akayoga, simvuga mu mazina, arambwira ngo niki mwavuganaga na nawe, ndabanga ko nsaba imbabazi y'ibyo yankore. Arambwira ikintu natekerejeho umwanya munini, arambwira ngo twebwe abasinzi, twebwe abantu twifatira tugira ikibazo, ahubwo mwebwe abakristo bimwe mutazamusaba imbabazi, kuri uriya niko tubayeho. Nanjye ndaguciye mu byo uvuga, ntabwo tugiye kuvugira wenda ngo tuvuga nk'inzoga si nziza n'icyaha. Naje hari ahantu nageze hano, hari umuganga hano kwa Damas Bahanzi, noneho hejuru umuntu aravuga ati kope umuti umwana yarwaye, nkopa nje kuvura umwana, nta mafaranga afite. Damas yahise afata umuti aho direct arawumuhereza. Noneho wa muntu ngo agende, Damas arambwira ati uzi n'ikindi, ati uriya muntu ugiye ati munsi atari ku ikintu cyose uvuga umuhereza ni kimwe, ati tibabishe atari ko hano ngwino kwereke liste bazana amakaruvati bavuye gusengana za Bibiliya ziresha, atakamaza akamambwira ngo pezo akagenda. Ariko icyo tugiye kuvuga hagati aho ni ukwihana, nuko ijambo rya mbere ni ukwihana, kandi utange reference nziza, tube impumuro nziza, yego, kandi nukora icyaha nk'icyo kintu yari akoze, nukora icyaha wihana, saba imbabazi, uvuga ati nabari. Ese ubundi umuntu uri mu mwuka w'Imana, umuntu uri ufite imbuto za Kristo muri we, bareka kwihana aho kugira habimba. Urimo kubona n'ibibazo dufite hano mu matorero, biri mu matorero hirya no hino, ni ukudasabana imbabazi. Buri muntu akumva kuko ari misheri. Rero mu by'ukuri imbabazi ni ingenzi kuruta ibindi bintu byose. Yego, icyo nari mbibwiye abakristo bene data, twatuje mu ijuru cyangwa se twaduteguye kuzaja mu ijuru. Bwana sifiwe. Dusaba imbabazi. Namba wakushanye n'umugore, saba imbabazi umugore, nta bintu bikomeye birimo. Umubwire ngo burya nari muri mundi muntu nakusubije nawe mbabare. Nuko niko umukristo abaho, ko turavuga umugeni n'umukristo twatuvuga n'ubuzima bwo kwezwa, aho wakoshe nta gitangaza kiba kirimo, kuko turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi igize, dufite ibitekerezo bitandukanye, dufite background zitandukanye, dufite ibyo byakubaje si byo byambabaje. Rero ndashobora kukubwira nabi ntabigendereye, ndashobora gukora ikintu ntakugendereye, ariko ntakigendereye, ariko twige guca bugufi, twige gusaba imbabazi nk'abakristo. Sinzi ko twoja kugana ku musozo dukonkiriwa kino kiganiro cyacu, ariko nagira ngo twavuze cyane gutegura umugeni, ariko iyi be yayo ntitwayibajijeho cyane. Iyo kuvuga ngo se ni inyungu wigetse kubikomoraho, uvuga ngo benshi no gutinya Gehinomu, benshi no gutinya no kujya gusenga kugira ngo cya kibazo afite gihite kirangira, ariko si bwa bukristo bwo gutinya Imana, gukurikira ibitangaza n'imigisha. Yego. Ese umukristo itorero yego, narigize ku itorero rya none twibagije icya mbere, cya kabiri nicyo niko nshaka ngo dusubireho tutumve neza, ku cya mbere twagitahuye iki cy'inyungu. Ese inyungu, ikibazo nibaza, ese inyungu zifite abashumba, zifite abakristo, ese bose bafite inyungu? Ese za nyungu zabo
ese ubundi umuntu aja mu kintu kitamufitiye inyungu ko twibajije gutyo ko twibajije ngo ese ni inyungu zabo ku giti cyawe ese umuntu aja mu kintu kitamufitiye inyungu ubundi dusanzwe tubizi uja gukora kugira ngo ubone amafaranga rero uja mu rusengero kugira ngo ufashirizweyo bagukoreye kansari rya jambo riragufasha rikakubaka rikaba ryagira rero numva be twibajije nayo twagira icyo tuyivugaho izo nyungu mu by'ukuri cyo gushakayo ni inyungu z'amafaranga ni inyungu ubundi twagombye kuja mu rusengero dushaka izihe nyungu ngicyo topic yanjye cyangwa icyo twagombye kuja mu rusengero dushaka izihe nyungu yego murakoze cyane Bibiliya uko izivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana ibindi byose ni inyongera icyaje kudevya cyangwa se kunanira navuze ngo abantu bose bagiye amatorero impamvu uyu munsi wa none adafite imbaraga adafite ishusho nziza batera neza bafata interuro neza ariko bjagera iriya ntihabe hakigenderewe ya ntego yo kuvuna abakristu mvuga gushaka abakristu kubafasha kubasengera kubitaho hakajaho inyungu y'amafaranga iyo dushaka kumva kandi ifaranga rifite imbaraga zirutya ndavuga ngo zatugezeho ububasha kandi ndatekereza ko satani impamvu atuma abantu bazipfa cyane cyane ndavuga mu matorero ari mu gusanga abantu bari bacikamo bagira gutya ndi nazo murabizi ko arizo zakoresheje hariya niho n'isoko yayo ni ukuvuga ngo amatorero y'uyu munsi wa none ariko simvuga yose hari abantu Imana yahamagaye turabubaha cyane barakora kandi barasenga bafasha abantu bafite n'imirimo Imana ibahugisha kandi izabahembera ariko nk'itorero je ku giti cyanjye mbabwizwa nk'itorero ryafunguwe n'umuryango rigatangira umuryango ukicara ngo natwe ngo abanyanaka ngo dufungure kanisa iryo kanisa ntamani koperative iryo kanisa ntamani aho itorero ryicara rikavuga ngo dusengere mwene data rukaba ntiwabaye diakoni ntiwabaye umuhudu ntiwabaye mwari bakama gukubita umusaraba tana majaribio ibitanga ibyo uyu yazaje gukora ndetse n'iyindi mirimo myiza ya gikirisitu ntayafite ariko gusa imirimo ya gikirisitu kuba gusa bavuga ngo ni mwene wacu aho ijambo rya kabiri wenda afite bene wabo nk'ababiri hanze muri Amerika bazohereza amaturo bazaza badufasha muri ibi kera karite wa mukene nubwo wowe uri mu mwuka w'Imana urarusenga uvugana n'Imana direct ntabwo wewe baguha umwanya wewe baragushira ku ruhande ariko ijo cyangwa nasirimze neza oya ye no gusirimba ni byiza ariko jewe ico navuze ayo maturo afite ibibazo sibyo kandi se continue ntabwo ari ibintu bizashira ni uruhererekane nimba ikanisa ryaratangijwe n'umuntu ejo ukaza ukabicara tubwire ngo bari abakristo ujanye uragiye ujanye biriya bari abakristo ujanye bazaturaga amagi y'ibyo wagize gute wabije cya kibanza wasijije kirimo ibyo rege inkota wicishije ubundi nawe nizi kwica ugiye kugarura iby'isezerano rya kandi twavuze ko turi mu isezerano yes ntabwo ari ukuvuga ngo mu by'ukuri ni ibintu bitari cyane rero impamvu iyo ugiye kubikurikirana biriya bintu usanga ari inyungu z'umuntu cyangwa babiri babiziranye noneho ba bandi bari hasi ugasanga barataka ariko ntabwo navuze ngo abashumba
cyangwa se abakozi b'Imana bareke kugira gute kubona ibibakwiye. Ese reka mbabwize ukuri, ndabona mwahuze cyane, mbabwize ukuri, umuntu yagusengera akagusura akagukunda nta kindi agamije gusa ari umubyeyi wawe, wareka kumuhereza ituro, wareka kumuha icyacumi, wareka kumusura, wareka kumenya ko atambaye ubusa? Si ngombwa naho umuntu ngo mungurire isani y'ibihumbi 800 mungurire oya, ibyo ni ibintu bitagomba gukorwa, kandi abakristo biri mu nshingano zabo, bagomba kukurebera. Murakoze cyane. ngaho nabwire icyo mu musozo nobivugaho. Buriya ubukristo ni ikinege, ubukristo ni umuntu ku giti cye, kwa kundi twakomeje kubivuga tuvuga ngo ni umutima w'umuntu nibwo bukristo bw'umuntu. Naho gutura mu itorero cyangwa se kuregwa mu itorero, ikibazo gihari cyangwa se ingaruka itorero rifite ubu ngubu ni uko abayobozi nyine b'itorero batandukanye n'abayobozi ba kera. Bishatse kuvuga iki? Kera hari amatopiki wigishaga batesha, bahugura, bagarura abakristo, ariko kuri ubu abashumba batagikora. Ukaba ninkoma kuri aka kantu, abakristo baranyumva nabi, baragenda niko kumva, baragenda cyangwa ngo aracikamo, agende nyine yaje gufungura ibyo cyangwa aje mu rundi rusengero. Je mbona ari icyo kibazo, ariko ubu nyine itorero ari abapasiteri ari iki, mbona cyane je batagamije inyungu cyane z'amafaranga, ngo bakeneye andi marongo. None bakeneye, je mbona ni limite yabaye mu itorero. Abapasiteri cyangwa se abashumba batinya kwigisha abakristo ngo bakure mu gakiza. Kubu nyine ushobora kumbwira ati uzutanga icyacumi, ushobora kukubaza gutya, nimba kwaje ngo se ushobora gutanga icyacumi fast, sinigishijwe sinzi icyacumi cyane, sinigishwe gutanga icyacumi, kandi icyacumi wenda gishobora kuba ari cyo gishobora gufasha wa mushumba. Kandi ubundi uko birivuga, umupasiteri full time amasaha yose agomba kuba ari kuri office, ategereje icyifuzo cyanje, ategereje umugwayi, ategereje n'inama zo kubaka wa mukristo. Ariko rero ese ubundi uwo pasiteri araguma ku rusengero, arafata igikapu nawe aje muri materiel, aje gushaka ubuzima. Oya, reka ngubwize ukuri, ikintu cyo kuvuga ngo umupasiteri yahetse igikapu yagiye gushaka protector cyangwa yagiye kugurisha ibyo bintu, bagomba kubireka bose. Kandi impamvu yacu, reka ngubwize impamvu yacu, impamvu batabona ibyo bya 10 n'amaturo uhaye, inka utayiragiye woyikama, none banza ugaburira inka, uyijane mu guri, inka uyipurize, uyijane mu bwatsi, kuruva uyubakira urupango, icyo inka izokamwa kandi amata menshi. Rero impamvu iri mu gutuma aba bakozi b'Imana cyangwa se abashumba bacu batabona ibyo bifuza, nta bwatsi. Jewe mbona nta bwatsi buhagije. Ubwatsi ushaka kuvuga ni ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo abakristo ntibari mu kurya ngo ni nacyo gituma ugiye kureba muri iki gihe uri gusanga umuntu ashunza abakristo 200 bitora, ariko 100 nibo bamwumva, abandi 100 bose bafite amatelefone y'abakozi b'Imana barahandi hantu, bari mu jumba z'amasengesho, habuvuze bakeya, uvuze 50 nibo bari mu jumba z'amasengesho, bari hehe, ninga kujya kwinka zitagira urupango. Rero hari recommandation, hari icyo bisaba
birasaba ko bashumba bicara hasi bagasengera abakristo bakumva ibibazo byabo bakabaha affection bareke kuvuga gusa ngo bashaka ifaranga kandi n'ikindi timureba zino faranga ziba ziva hanze ziza mu matorero zazambije ibintu izi nizo ziri n'umuno wo gutuma abakozi b'Imana badasenga ngo baje kwicara baje mu butayu basenga Imana nyakuri umuntu akama yicara gusa ategereje avuga ngo ndahamagara muri Canada kandi itariki ifaranga ziri noneho b'abakristo baracabasengeza nimpesa mukanya irabiriho amafaranga ntacyo babashaka umukristo waza utaza ntugenda tuzoshaka abana hariho n'abari mu gutanga amafaranga ngo kristo bazanye actually business ntuzarakomeye naho ese twashaka iryo juru ko naho topic iri ese uyu nguyu ugamije inyungu ese izi ntama ko zirategurwa mu by'ukuri aho harimo ikibazo gikomeye cyane aho kuvuga ngo ngura abakristo aho kuvuga ngo ngura abakristo ahubwo no kwanamuza nkaba umupagani nkagenda asohoka kuvuga ngo utanga ifaranga umupeshe aze mu kanisa ryawe icyo ni ikintu icya kabiri icyo ni ikintu gikomeye cyane icya kabiri k'umuntu uri mu gutanga ifaranga ngo musengere bagusengere iyo ni siasa kandi Monishi yararirinze aravuga ngo siasa na injili ni kama mafuta na maji haichanganyikani none wombwira ngo ayo mavuta naguze ntaho bitandukaniye no kuva hano ukagenda ukagura amavuta ukaza ukayimena uje kuri itorero ry'umuswano biri mu bibazo bikomeye kandi ibi biri hano gusa muri Afrika no muri Amerika muri kubona abantu barwanira mu makanisa hanze bakana za mikrofone itorero ry'uyu munsi wa none indangagaciro umukristo nyakuri yemwe bakristo mureke dusenge abantu bakizwe abantu bahinduke tuve muri business nimba dushaka gukora business tuje hanze y'ikanisa dukore business kandi hariho business nziza ushobora no gukora uri mu itorero ariko atari business zo kugura ubundi je mbona ari limitation y'impuza y'itorero ni ukutigisha abantu bimwe birengagiza by'ingenzi mu kwigisha abantu ijambo ry'Imana mbona aricyo kibazo je mbona itorero ry'ahambere wacu n'iryahano aho bitandukaniye ni ukwirimita akabati ibindi tugomba kubivuga ibindi tugomba kubivuga twahawe Bibiliya ubundi Bibiliya ni message y'Imana ko bavuga ni message y'Imana twahawe kuri twe cyangwa ni ubutumwa bwatugenewe twahawe rero abantu bigishe ijambo ry'Imana bigisha abakristo babe muri bakure babe abantu bakuze mu ijambo ry'Imana izo impuza zose conflict turi kuvuga tizogira umuntu wigisha ijambo ry'Imana yego nagira ngo turangize ikiganiro cyacu bashimira dushimiye evangeliste Mujambere dushimiye na mwene data mu bugabutumwa cyangwa se akaba na nyiri televiziyo director mukuru rero ndabashimiye byimazeyo dushimira n'abakunzi bacu badukurikiranye dushimira uwagize uruhare wese muri iki kiganiro kandi tubasaba gukora subscribe ndetse na share na comment naho utaha murakoze Imana bamugisha nagira ngo nongereho akantu kamwe ndashaka guhumuriza abantu nubwo twavuze hejuru y'itorero cyane ariko ndashaka guhumuriza imitima y'abantu reka mbabwire ngo ni kwa kundi Esiteri yabwiye Moridekayi aramubwira ngo nuramuka wicecekeye nta kizabuza abayuda gutabara icyo nshaka kubabwira Imana yaduteguriye abayumbe bubahwe aho bari hose abayumbe biteguye gutabara aba bantu nibaguma kutareba intama neza abayumbe ntituzaceceka tuzahaguruka dutabare buri muntu wese kandi hari abari mu gutabara abantu Imana ibagirire neza kandi tuzagerageza gufatikanya twese
dusengerane. Nta kizabuza gutabarwa nibaramuka bicecekeye, abacecetse, abaye bajana itorera ahandi, abayumve barahari. Abakozi b'Imana bubahwe kandi bakomeze batanga umusanzu. Conclusion naje ndangiza. Buri itorero ni rya Kristo. Kristo niwe ufite itorero. Itorero ni irya Kristo, itorero si iryanje, si iryawe, si iry'umuntu runaka. Nubwo ubona nyine itorero rigenda ni nk'ubwato, rigenda rikwitwa hirya no hino, rihura mu bibazo. Nka cage Pawulo yari mu ntuza mu mato, inzira igana i Roma, ari mu mato, imihengeri, amabuye yahuye nayo n'iki. Ariko nubwo itorero rimeze gutyo, nyiri itorero ni Kristo Yesu. Aribereye amaso. Yego. Si iryacu, ni irya Kristo. Yego, reka komeze mbashimira, nabashimiye. Ubundi twatangiye tudasenze, reka turangize dusenga. Dusengere ubu bwoko bw'Imana budukurikiranye. Ni isengesho rigufi cyane. Ngaho tuyobora. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kuko wabanye natwe. Turashima uyu mwanya mwiza. Turashima kuko Umwuka Wera yakomeje asobanura buri muntu wese, kandi buri muntu wese wadukurikiye turasaba umugisha. Ibi byose twakoze twabiheshejwe nawe, kandi turagusaba kugira ngo Mana ukomeze ukomereze imitima yababaye, imitima yacitse intege, imitima yashenjaguwe n'ibihe n'ibibazo twahuye nabyo. Ariko turishima kuko uri kumwe natwe kandi uzakomeza kudufasha. Ngaho amahoro y'Imana akomeze kubana na buri wese wadukurikiye. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Amen. Asante.